numvaga yuko iyo umuntu aswewe aribwo ahita yandura sida. Sinigeze menya ngo imboro iryoha gutya, usibye ko nabonaga umuntu ari kunyara cyangwa wenda nuko nari nimubonye nkayibona, ariko kuko nari ifite amatsiko yo kuvuga ngo iyo umuntu abikoze bigenda gute, ntabyo nigeze menya, ahubwo numvisha yinjizamo. Mwiriwe neza, ngiye kubabwira uburyo bw'ukuntu naswewe ubwa mbere. Mwiriwe neza, ngiye kubabwira uburyo bw'ukuntu naswewe ubwa mbere. Ngiye niga ku kigo cy'ababikira ndi umunyeshuri, twabaga tuvuye muri vacances, abandi bana bakaza bakatubwira ati abatipe abapampe baradusweye, ariko tukibaza ukuntu babaswera bikanyobera. Ngiye narigera mbikora. Noneho ubwo nanjye hashize igihe ndavuga ati ariko nanjye reka nzagira amatsiko ko nanjye mfite umupampe nzabikore numva ukuntu bimeze, ariko ngatinya uwo mupampe yajya kubimbaza, ngatinya nkavuga ati se ubwo yantera inda cyangwa kantera sida. Numvaga yuko iyo umuntu aswewe aribwo ahita yandura sida bakanamutera n'inda, kandi ngewe nabaga mu rugo rw'ababyeyi bihaye Imana batabasha kuvuga ngo umwana wabo atwara ikinyendaro cyangwa yandure ubwandu bwa sida. Nkumva yuko uko umuntu aswewe ahita hakura inda, icyo bita ikinyendaro, cyangwa akahakura kwandura ubwandu bwa sida. Uko niko nari ntuye nzi. Ibyo bitaga agakingirizo ntago nabihaga agaciro cy'uko umuntu ashobora guswerwa ubwa mbere cyangwa agaswerwa indi minsi ariko yambaye agakingirizo. Numvaga ko nubundi iyo yanda uri buyisame, nkumva ko nubundi na yasida uri bugire ute uri buyandure kubera ko urabuswewe ubwa mbere. Nagize amatsiko cyane, naje kugira umushuti dukundana igihe kinini cyane, turakundana, nava ku ishuri tugahura muri vacances akabinsaba, nkanga ngatinya ni utanyanduza sida cyangwa utantera inda y'ikinyendaro nkabura aho nzayerekeza, ngatinya cyane. Ibihe birashira, ngera mu wa 4 segonderi, ngera mu wa 5 segonderi. Ngeze mu wa 5 segonderi, kubera ko nigaga mu babikira, bari abantu badukanira cyane, baduha n'uburere bwiza cyane, ariko kubera ko nabaga ngeze muri vacances kandi nanjye nari mfite umushuti, mfite umupampe, nkavuga ati wa mupampe nanjye nzamubwira agira ate answere nanjye numva ukuntu bimera. None iyo twaga turi kuganira n'abandi bana turi muri dorotwari, baravugaga ngo iyo bagusweye ngo ubwa mbere nguva amaraso, ukumva ngo ni ibintu, ngo ukumva ngo ikintu gishyushye ngo kikumenyemo, ukumva ngo bakumenyemo ibintu bishyushye. Ariko ngagira amatsiko yo kuvuga ati ese ibintu bishyushye bamena mu muntu ni ibi? None bakagira bakavuga ngo bya bintu ngo bishyushye ngo nibyo ngo bita ngo amasohoro. Ayo masohoro rero ngo baye ngo iyo bakumenyeho ngo utware indango cyangwa ya masohoro ngo ukagira ute ngo kayanduriramo ubwandu bwa sida. Nuba ngo nabayeho mw'icyo gihe ntinya cyane. None ikintu cyaje kuninyura, uwo mutipe, uwo mupampe yaje kuninyura, aranyegera arambwira ati ndashaka kuzama ku gituba. Ndavuga ati igituba numva ari ibintu by'urukozasoni, numva ari ibishego, ariko igihe cyagezeho ndabatese igituba ari gusaba ni iki, nuko birancanga cyane. Navuga ati se igituba uri kunsaba ni iki ko ntazi igituba uri kunsaba? Nyine ngo ndagira ngo tuzahuze ngo imboro yanjye ngo ije mu gituba cyawe. Numva afite amatsiko cyane, ngo akimara noneho kubivuga bitewe n'ukuntu namwiyumvagamo n'ukuntu namukundaga. Ndavuga ati se ashaka ko imboro ye izajya mu gituba cyanjye? Numva ari ibintu byiza cyane. Ndavuga ati reka nzarebe ukuntu bimeze, ariko ngatinya kubona umuntu rw'uruboro cyane. Nabona n'umuntu ari kunyara, bati dore uruboro we, umuntu ari no kunyara n'ahantu runaka, nkakomera cyane nkavuga ati uzi ko mbashije kubona uruboro, kubera ko ntari nigeze mbona uko imboro impera, ariko nkaba nabona nk'umusinzi anyara ku nzira, nkavuga ati buriya umuntu uruboro afite ukuntu rugana. No nkabaza abandi bana tese ruriya runtu buriya rwakwinjiramo neza ukumva ko ari ibintu byiza? Bakambwira ati wapi, iyo ugiswerwa ubwa mbere uba wumva ari ibintu bibabaza cyane, ukuntu turababara, ukarira, ukababara, ndetse hakageraho hakava amaraso. Ndabatese noneho ko haba hava amaraso, ubwo ikiza cyaba kirimo ni iki? Ubwo se inyungu yaba irimo ni iyihe niba umuntu abasha kuva amaraso? Mwnyire ngo biryoha ngo biryana. None nyine nkibaza ku ijambo bambwiye ngo biryoha biryana, nkaritekerezaho cyane ngo hase kuki bavuze ngo biryoha biryana, nkumva mbitekerejeho cyane, nkabitekerezaho nka kabiri, nkafati biryoha biryana se
gute ibintu biraryoshye birongera biranakuriye. Noneho uwo mupampe twaragendanaga ariko nkumva mbese akankarisa akansoma akantetesha akamaburi kamwe kose numva nyene nk'umunyeshuri ku ishuri akamfata neza mu buryo bwose bushoboka. Nanjye nkavuga ati nanjye nzamuha numva ukuntu bimera. One day rero umunsi umwe byaje kubaho nawe turahura muri quartier twari duturanye. Ubwo nari naravuye ku ishuri kwa ko nigaga mu babikira nawe wari kubonerana umupape cyangwa ngo ubonere inshuti kuko byari bigoye cyane. Tuza guhurira ahantu nko muri quartier nyine duturanye, duhurira mbese ahantu hari urutoki hari insina ukuntu. Arambwira ati nanjye ati ndakwifuje. Ese unyifuje gute? Numva ni ibintu bigoye, numva ni ibintu bikaze. Nawe ati waba unyifuje mu buhe buryo? Unyifuje nkande? Ati se niki wifuje? Nyine ngo ndumva ngo shaka ngo naraga bati ese iyo uvuga ni ati vuga neza. Ati nyuguti ko zikurikirana iyibanza ni iyihe iheruka ni iyihe? None namishurire neza. Nyine ngo ndumva ngo shaka ngo ariko ndagukunda nyine ngo nawe ngo mbwira ngo ndumva ngo shaka use niyi ngo numva nyine ngo shaka ngo cyakintu ngo gitangirwa ngo n'inyuguti ariko wagatinya kukivuga mu izina. Noneho bigeraho tugumanya umwana munini cyane turakomeza turagumana hangaho birinda niyo busa hagera nko mu masaa 12 biba mu kabwibwi. Arambwira ati rwose ndapfuye. Aturapfuye ati tega nyine ngo ambe. Ubwo nyine numvaga ko gupfa kwiwe ari ukumuhamba. Rero tipe kuvuga ngo arapfuye aranyegera ngiye kubona umuntu bisaka biza amaze kunkubita kabisa. Numva nagiye ibintu bishyushye biraje, numva mbese sinzi ukuntu mbaye mu mubiri ukuntu, numva ntaye ubwenge ukuntu. Arankubita kabisa neza, aransoma neza, aransoma arankora ku mabere, arangije numva yankoze ku gituba. None amaze kunkora ku gituba numva ari kugikoraho neza, numva ari kunkabaka ahantu kuri rugongo, numva ari kunkabaka ku mishiro, numva ari kunkabaka ahantu hose. Mbese noneho numva ndaninyariye neza. Noneho arangije arambwira ati ngaho numase. Ndabwira ati ngaho akira. Nibwo nanjye nateze yaho hantu twari mu rutoki kine turi mu rutoki. Mbese nakuvuga ngo wenda ngo turajya ngo muri lodge ngo cyangwa turajya ahantu cyangwa kuko nawe yarafite yabaga iwabo nanjye mbi wacu. Urumva byari bigoye kuvuga ngo turajya ahantu runaka. Mbese twabirangirije muri urwo ariko agikoza amashikoze nahise siwe bati numva ni ibintu bibabaza ukuntu akikozamo. Numva ndababaye ukuntu. None ndavati soko ndi kubabara ngo ihangane ngo nanjye ngo nago nagenda kumeze gutya ngo mbabarira. Aragerageza arasunika biranga bigeraho no kuri penda takanda. Arambwira ati ihangana ati niko bimera iyo umuntu abikoze ubwa mbere, niko bimera umuntu arababara ati ihangana. Ariko we niyanyumvisha yuko hari n'amaraso yavuye ukuntu arabinyangisha nyine. Arakomeza arambwira ati nihangana, arakomeza aranyihanganisha ngo ihangane ngo akore ngo arangize. Sinzi ibyo kurangiza ari ibiki, numvaga ari imvugo yindi iri kure cyane. Arambwira ati hangane ndi burangize, nindangiza nawe uraburuhutse ati nta kibazo uri bugira ati nawe uri burangize. Arakomeza arasunika uko asunika niko naka, uko asunika niko mbabara, uko asunika niko ndira. Byaje kurangira mvuye amaraso. Ubwo kurangiza kwiwe ntako nigeze menya pe. Sinamenye ngo yarangije, sinamenye nanjye ngo narangije, sinigeze mbisobanukirwa n'umunsi warimo. Nukuvuga ngo icyo numvishe n'ububabare. Habayeho kuva amaraso, habayeho kubabara, habayeho nukuvuga ngo ibyari byishimo kuri njyewe byahise bihinduka amarira. Sinigeze nishima, sinigeze menya ngo imbori iryo hagutya usibye ko nabonaga umuntu ari kunyara cyangwa wenda nuko nari nimubonye nkayibona. Ariko kuko nari ifite amatsiko yo kuvuga ngo iyo umuntu abikoze bigenda gute. Ariko nta kintu nigeze numva na kimwe numve ngo biraryoshye, ngo numve ngo ni ibintu byiza, numve ngo uwo muntu yaryohewe, numve ngo imboro ngo yinjiye mu gitubite. Reka da ntabyo nigeze menya huko numvisha yinjizamo nkumva ndimo ndababara ukuntu. Ubwo ndababara ndatakamba. Arangije we sinamenye ngo yarangije, ahubwo nagiye kubona mbona arimo aramanagura, arimo aramoza, aramanagura cyane, arampoza. Arangije aramporeza, nanjye ndaceceka ndavuga ati basi nyine byarangiye. Ubu ngubu ninda nayisamye nazasida bavuga nazisamye. Naje kugenda, naje kuhashiza iminsi. Ubwo ndavuga ati warampemukiye, twaje kurangiza twanganye kubera ko yari yankoreye ibintu bibi. Numvaga ari ibintu bibi yankoreye cyane, numva ndamwanze cyane. Sinigeze nanamukunda, sinigeze nanamukumbura kuko nari numva ko ikintu yankoreye tikigeze ari ikintu kigira ute, ari ikintu kiryoha. Numvaga
hari ikintu kibabaje, ntabwo uvuga ati ndimo ndababara, ndimo ndagusaba imbabazi ko ndi kubabara, ntubyumve. Nkakubwira ati wishyiramo ndi kubabara, wowe ntubyumve. Nkakubwira ati ndimo ndaribwa, urimo urambabaza, ariko we ntabyumve. Mbona yuko ari umuntu w'umugome, mbona yuko ari umuntu utamfitiye impuhwe. Naje kubabara cyane, bikurizamo no kumwanga. Naje kumwanga, ndamwanga cyane. Ubwo naratashye mbabaye, mfite n'agahinda kenshi. Iby'ababyeyi nimubimbaze, niba barabimenye batarimenye ntago mbizi, ariko nahise ndyama ariko mfite umubabaro. Ndavuga ati ese burya bya bintu uko babivugaga, bakavuga ngo papa barabakorera ngo bakumva ngo ni ibintu byiza ngo bikaryoha biryana, kuki nta n'uburyohe nigeze numva. Nukuvuga ngo babinkorera ubwa mbere, ngewe sinigeze numva uburyohe n'umunsi wa rimwe. Narababaye, narababajwe, amaraso arava. Ndavuga ati se ibintu nk'ibi ngibi kugira ngo amaraso ave nta buryohe bubamo. Nukuvuga ngo nta cyiza nigeze numvamo, nta buryohe mba nigeze numva, kuki ahubwo numvaga ndimo mbabara. Ndababara cyane, ariko naje kwihangana birarangira. Umuntu turangizanyiza neza, byarangiye mwanze, nawe birangira tutongeye kuvugana, ariko yarabishakaga nge nkabyanga. Nuko naje kuzinukwa kuko nasanze ko guswerwa ubwa mbere nta kintu na kimwe ushobora kumva cyiza ko kiryoha mu gihe uri isugi, mu gihe utarigera ubonana n'umugabo n'umunsi wa rimwe, mu gihe utarigera hari umusore n'umwe waba waragukinishije ngo agerageze gushyiramo igitsina cyawe, ntago ushobora kumva uburyohe. Wumva wowe ari ibintu bibabaza, wumva ari ibintu biryana, wumva ari ibintu mbese ari ububabare nko kugutera icyuma. Nukuvuga ngo nta buryohe n'umwe nigeze numva. Wenda si uburyohe bwarabonetse nuko yagiye kubikora, wenda hari numva nanjye nabishatse, ariko akimara kuyishyiramo narababaye. Ubwo wenda bwaba ari bwo buryohe baba bavuga ngo biryoha biryana. Nuko twasubiye ku ishuri, tugezeyo kwa kundi abana tuvuye muri vacances tuganira, noneho baratangira barabivuga ati twawe n'abapape, noneho ati shati ngewe mupape yaransokanye yanjyanye ahantu runaka, yanwara mu modoka, arangije ati ngibi byo yampaye, akerekana amavuta, akerekana amasabune, akanyereka mbese imyenda myiza yamuguriye y'amasitiri. Noneho ngewe kubera ko narinzi ko nabikoze, nkumva afite isoni n'ibimwaro, nkumva mbese nkavati kuko uko bajyaga babivuga, ngo we ni biki muri kuvuga ko nabizi. Noneho ndavuga ati se ubu noneho ko nabikoze ndavuga iki? Nkumva afite ikimwaro n'isoni. Noneho byakubitaniraho n'ukuntu byambabaje, nta n'ikintu na kimwe nigeze numva, nkumva ndababaye. Noneho nkumva afite isoni, nkumva noneho sishatse no kumva ibya bagenzi banjye bari kuvuga, nkamvuga ati se kuko ndabigenza ne ndaceceka, ngira isoni n'ibimwaro. Bigeraho umwe aransanga, twari inshuti cyane, arambaza atari ariko ko noneho nta morale ufite. Yavuga ati ngewe nakuru kuvuga ko nta morale mfite, ahubwo navuye muri vacances narakoze imirimo myinshi, ati n'ubundi kumva rwose pe naruhuka, ati nta kibazo. Ariko nicyo kibazo cyari cyabineye, nkumva ukuntu ndi bubivuge, kubera ko bo barabivugaga, nkumva afite amatsiko yo kuzakora icyo kintu, ariko ngikoze numva nta mumaro wacyo, numva sinigeze numva ubwo buryohe, numva wenda n'imibabaro nahuye nabyo byarambabaje, numva birambabaje. Noneho n'uwo twari twabikoranye nta nicyo yari yigeze mvuge ngo nanezerewe, yampaye iki, ngiye kwishura amaye iki, yamaye rija de poche, cyangwa se yamaye amavuta yo kwisiga, cyangwa ngo yamaye ayo masabune yo gukaraba. Ahubwo we byarangiye igihe yari kubima, njyemba namwivumbuyeho, ntiyagira ikintu na kimwe ama n'ibyo amaye ndabyanga. Navuga ati guma n'ibyawe simbishaka, doruneye sida, doruneye inda, ibintu byinshi. Ubwo nageze ku ishuri ndi mu bibazo by'uko wenda shobora kuba naranasamye, shobora kuba wenda n'iyo sida yarayinyanduje, mbese ubwo nari mfite isoni n'ibimwaro. Sinigeze nezerwa n'umunsi wa rimwe, narababaye ku buryo bwose bushoboka, ku buryo nanicujije ati iki kintu nagikoreraga iki? Ese ko numva abantu bavuga ngo habamo umunezero, kuki nge nawo nigeze ngira? Numva abandi bana bo bandusha ubwenge, nkumva babacarutsi, umva bari kuvuga ati twebwe turamenyeranye, twebwe tujyana akadusohokana, tukarya ifi, tukarya inkoko, tukanywa icyo dushaka, mbese tukishimana, tukajya kuri beach. Ariko ngewe nkumva ari ibintu biri kure cyane. None ubwo navuga ati none ngatekereza ati singiye ko none ari mu rutoki, ndavuga ngo nanjye ngo nagiye kuri beach, none nkumva afite isoni n'ikimwaba, ati ahubwo abandi bana nibo bazi ubwenge. Ndavuga ati ahari nge shobora kuba narabiko
narabikoranye ubuswa. Ndatekereza ndashobora ko narabikoranye rwose ubuswa, ati hari no kubabara tubanze atari ko bigenda wenda batababara, ati nuko wenda nge ntari mbizi wenda nkaba narabikoranye ubuswa, abandi bana bo babikorana ubwenge. Ndicara ndibaza cyane, mbese ku ishuri mbafa nk'umuntu ufite isoni n'ikimwaro mu bandi bana twiganaga no mu bandi bana bari inshuti zanjye tugendana, ngira isoni n'ikimwaro ku bw'icyo kintu nabashije gukora. Byarangoye cyane, byaranambabaje cyane kubera ko ntabashije kwihangana mu bandi, kubera ko iteka ryose nabonaga umuntu avuga, nkavuga ati buriya binsomyemo ko nabikoze, nkavuga ati se ko bajya bavuga ngo hari igihe ngo umuntu arongora nako akagenda ngo amatako ayengamye ngo cyangwa ngo mabune yiteye hejuru, buriya wasanga atari byo bari kuvuga. Ati se buriya ntabwo ari byo bavuga. Nyine nkumva afite isoni n'ikimwaro, nkavuga ati wenda nibabona ngenda ukuntu baravuga ati wowe warasambanya abagabo baraguhengetse ubutako ibintu byinshi. Ngatekereza ibintu byinshi, niyo mpamvu nigeze nisanga mu bandi bana meze neza. Nukuvuga ngo nahuko nabaye mu mubabaro, nabaye mu gahinda, nicuza n'ikintu cyatumye nkora icyo kintu, ndakicuza cyane. Ndavuga ati ahari kwiga kwanjye kwaba guhagaze, ariko siko byaje kugenda. Naje kwiga ndarangiza, naje no gukomeza n'amashuri ndangiza na kaminuza, ariko icyo kintu nukuvuga ngo nagikora mu buzima cyarambabaje cyane, kugeza na n'uyu munsi uwo muntu ntiyanamamagara ngo nanamwitabe. Byabaye urwango, ndamwanga cyane, mbese numva ko ari umuntu w'umugome wabinkoreye. Ndavuga ati se ubundi ko wabinkoreye nkababara, ubundi niki nigeze numva. Nukuvuga ngo ku ishuri numva ibimwaro nagize, numva n'ahandi hose n'imbere y'ababyeyi ibimwaro n'isoni nari mfite, ariko usibye ko ababyeyi banjye batigeze babimenya, ntibigeze babisobanukirwa. Ariko ndakubwiye ngo nibundi n'imbere y'ababyeyi numvaga afite isoni, nkavuga ati baba bamvumbuye, nkavuga ati banemagura bakanyica. Wenda ikintu nshima Imana nuko ibyo byose byabaye, wenda niyo sida nizo gutwara n'icyo kinyendaro si bibeho, ariko nukuvuga ngo nanjye nari mfite isoni n'ikimwaro ko ibyo bintu byabashije kubaho. Nukuvuga ngo ku ishuri sinigeze nitwara neza nk'undi munyeshuri, sinigeze nezerwa nk'undi munyeshuri mu gihe ibyo byose nari ntarabyakira, mu gihe ibyo byose byari bikindimo mu mutima wanjye n'ibyambayeho muri vacances. Nabayeho nk'ingunge ariko ntanezerewe. Ariko nyuma yaho nza kwegera umunyeshuri twigana, aranganiriza arambwira ati iyo umuntu abikoze ubwa mbere niko bigenda, ati nanjye terega niko byagenze, ati maze amaraso yaravuye, ati ngiye maze naranatatse n'abantu barahurura, ati uwo musore ndetse baranamufunga, ati ariko nuko ntari mbizi nanjye gutaka simba naratatse, ati nuko namufunguje nyuma, ariko ntago ariko byari kugenda. Nukuvuga ngo rero iyo umuntu abikoze ubwa mbere biba bigoranye cyane, wumva ari ikintu kiri kukwinjiramo kikubabaza, mbese kimeze nk'icyuma kiri gukebagura. Niyo waba ufite ububobere gute, niyo wumva wari wabishatse gute, ugeraho ukumva urimo urafite uburibwe, urimo urafite ububabare, urimo ukumva ari ibintu wakoraga wumva ubishaka, ariko ukumva burimo urabihirwa kubera yuko birimo bikubabaza. Nukuvuga ngo iyo umusore asunitse rimwe cyangwa agasunika kabiri urababara cyane. Nukuvuga ngo kugira ngo imboro yinjire mu gitsina cy'umukobwa utarigeze ukora imibonano biba bigoranye, ntipfa kwinjira. Ni hahandi nyine no kwa kugenda igenda icinzira niki, niho kwa kugenda ubabara, ugira n'uburibwe, ukababara cyane, ukaribwa cyane, kubera ko uba wumva ibyo bintu ari n'ubwa mbere bikubayeho. Niho noneho bajyaga bavuga ati abantu mbere barariraga bagataka bakaboroga, ariko nanjye naje gusanga ariko byangendekeye, naje gusanga mbabara, naje gusanga ntaka nubwo nawe natakiraga ngo nabashe kunabara, kubera yuko nari nijyanye ahantu hanjye nyine, kandi ari njye wabyishyizemo. Byabaye yuko ari njye wirwanira urugamba, abari nanjye unarusoza. Narababaye cyane, ngeraho namva amaraso kora ko ntari nanabyemerewe ahari, mbihisha n'ababyeyi, mbihisha n'inshuti n'abavandimwe, kubera ko icyo kintu ntari nyemerewe kugikora kuko nari nagikoze bitemewe. Nukuvuga ngo n'ubundi iyo umuntu aswewe ubwa mbere arababara kandi akababazwa cyane, nta kintu ashobora kumva ari ubwa mbere aswewe, keretse bibaye ubwa kabiri cyangwa bikaba ubwa gatatu n'izindi shuro.